binatumye navuga munsi igihembo gitwaye nk'umuhanzi w'umwaka. Ndumva neza, ndumva fresh, ariko nko nabibwiye uko nabivuze kare nuko ibi bihembo umuntu wese uri muri izira nominations aba deserving. I think babashiramo ko bazi ko deserving, so I'm just lucky and I thank God ko nakitsindiye, and shout out to all the nominees. Ni igihembo tuyende kitemo nyiture ndera itebwe reka nyiture Luna, my daughter, kuko kuva yavuka nyango ni igihembo cya gatatu ntsindiye muri uyu mwaka, no mukanya nyango masa nyango atandatu ashize natsindi ikindi gihembo muri USA, so I'm very thankful. Yeah. Umuntu yavuga ko ni igihembo utsinze ariko utsindiye ariko nanone no mu myiteguro y'igitaramo. Mukanya Melody avuye hano aravuga ati nabo bandi bafite uduhembo dukeya babagabanyirizeho, ubwo si we yishongoragaho. First of all, I think ndamutse ndetse umuziki nonaha burundu, I think Melody byamufatira imyaka nk'icumi kugira ngo agize ibihembo nagize. Honestly, shout out to Melody. He's a great artist, and I think has a, decoration zimugize ziramukwiriye. But I think ajya yibagirwa ko I'm his big brother. Hari ibihembo nabonye way before he even started. Hari ibyo nabonye even when he was actually working. Hari ibyo ndikwa n'ubundi now right now when he's actually present. So I know ko bivuga tebya, and of course I don't mean 100%, ariko nziko indabyo zanje ba nyirabwo hari ibimenyetso ariko muri arena I think abafana bazageza indabyo ni imyiteguro kugira ngo bamudugudu dukurikiye yaguze arabura iminsi mike absolutely. Mu by'ukuri ko bivuze mukanya cya gitaramo ngira ngo Amerika ishobora kukibonamo, ni igitaramo kigishaka kugaragariza cyangwa se isi muri rusange ko hani Kigali n'ibintu byose bibera tu. The anticipation, the excitement muri kubona, this is what we deserve nk'abanyarwanda, this is what we deserve nk'abanyakigali. So ni igitaramo mu by'ukuri Kigali. In terms of preparations, I'm ready, I'm good to go. Yeah. Nyuma mu minsi harimo batazajya amahirwe kubona ubifuriza iminsi mikuru myiza. Nababwira Noheli zishakire, tugira Imana tugahora mu muhanda bamba blessing, ni n'umuco, ariko Noheli nziza umwaka mushya muhere ku bantu bose, ndetse ubishoboye kabisa ngwino muri arena kutekya mbeze kwa mbere utangirana umwaka ebana ibyishimo bidasanzwe. I'm sure ko me and my guy tuzabaha show ya danger too. Video irasohoka ryari indabo zanjye ariko sha video kiteye ubwoba, nagize ubwoba bwo kuyisa isa nkaho ni video iri very interesting. Abayobozi banyiri ba go ahead yo niba kana kabuto. I think the video is ready, it's good to go. Ariko Monday and Tuesday might be on. Ndimbo munyakazi wa yacu. Chris. Umwaka mushya muhire. Shakwera igihe cyagishize rero. Ndi kumva ari bishyashya kabisa. Amagambo yambaye menshi. Fresh ariko. Ewana urasa neza first of all. Kwambara gutya wabitekereje gute? Ni igitekerezo cyawe cyangwa ni design? Kwambara ni umuco buri munsi. Urumva ugomba kugaragara neza. So nige no mu designer wanjye Lewis ne wanyambitse no munsi. Yeah man. Drip maker, yeah. Sure. Uri muri Isango na Muzika Award, navuga ko aribyo bihembo navuga bikora ku miziki by'umwihariko bisigaye ko ibindi byagiye bicika intege bisubira inyuma. Impact ingana iki bino bihembo bifite ku muziki wacu? Ni nini cyane ko niyo mpamvu ubona ko turi hano, niyo mpamvu Chris ari hano, niyo mpamvu abandi bavandimwe bose bari hano, niyo mpamvu muri hano nuko ari tafari bishyira ku muziki nyarwanda, kandi nayo ndizera nk'umuhanzi mbibona neza kuko at the end of the day gushimirwa ibyo wakoze ni intambwe nziza neza ko n'abandi bagomba gukomereza bagatera tu. Chris, urebye uyu mwaka uko wakoze n'imbaraga washyizemo, igihe cyawe ni iki ngicyo kuba wavuga ati uri mu myaka myiza ngeze muri kariyeri?
no mwaka wo ntago uri mu myaka myiza nagize naho yabona byinshi n'umuziki ari kuntu nyine uhura n'ikibazo kikagukubita then n'umuziki n'ibyagenze fresh nakoze indirimbo ebyiri ndakeka gusa ubu ngubu hari Folomiana na Sampe sohotse ejo bundi so nkeka ko ariko ibyo zabyaye byari byiza ariko nkeka ko utashye ari wo mwiza cyane kurusha nguyu. Folomiana iri mu zihataniye igihembo nk'indirimbo ihuriweho ni indirimbo ubona ko ikwiriye igikombe kubera iki? Biri ibikombe byinshi cyane aho kuko ibintu yankoreye nubwo ibyo nashaka kwikora hose nabikoze byose kubera nyine ubuzima ariko navuga ngo ibyo yakoze narabishimye cyane kandi niba koko izindi ubwo iragitahana tu. Urabona se iki deservinga utari Chris Easy ukaba uri rukundo Christian urebera umuziki hirya ubonye ifite cyane ari zimwe muri Tour Junior yagiye atubwira ko witegura kuzakorera hanze bari mu Burayi ndetse na Amerika. Uyu munsi umuntu yabwira abafana ko bijyanye n'ingendo wenda bigeze nko kuri kangahe kuko uri Burayi na Amerika yakwitegura. Wenda nabivuga Chris Easy muri amaka agomba gukora like tour yo muri Amerika, USA ndetse na Canada, like ndagomba kujya Canada, the same Europe nkayisubiramo neza, USA hose ariko nahuye n'ibyago ntibyakunda ariko no mwaka utaha tugiyemo ntatagize igihinduka Chris Easy azabikora. Tukivuga ku bitaramo hari igitaramo byavuzwe ko wari ufitanye n'inshuti yawe munakora na Kevin Kade KK cyarahagaze byagenze gute? Ni ibibazo biri personal wagize byatumye gihagarara cyangwa hari izindi mpamvu? Ni njye watumye gihagarara kuko ibibazo nagize biri personal ariko umwaka utaha nejo bundi kandi ubonye ko umusaza ari budutemo 31 so umwaka utaha birahari byinshi cyane nko nabivuze. KK n'ubundi mwarayisubitse ariko izasubukurwa ni gahunda kabisa. Mwavugaga ko muzakora n'ubundi iracyari muri gahunda ese ya indirimbo zawe zarakozweho usibye izo tuzi bimeze bititubwireho gato? Ntabwo nigeze mbivuga ngiye ibyo ngibyo. Umva abamotari bo mu Kiryogo ne babivuze ariko singewe ariko iyo mishinga irashoboka cyane gusa ntacyo ndabitangazaho tu. Chris byagenze gute kugira ngo uhure mu ndirimbo na Dani none? Dani no umuntu twagomba gukora indirimbo kuva kera so yarabimbwiye ati tuzakora indirimbo and nari narabyifuzaga kuva kera nkinga ko twapanze kuva kera ariko nyora mbwiye ati ndimo twayikora why not ndabwo nika tubikorera ako mumbaze bicyaho dibatayirwa. Urakoze cyane. Sawa sante. Rero muri kureba kuri Red Carpet ni Nyiranyamibwa Suzanne umwe mu bahanzi kazi amaze imyaka myinshi mu muziki. Hanyuma mu cyiciro cya Best Female Artist of the Year harimo Bwiza, harimo France Monde, harimo Ariel Ways, harimo Aline San. Hanyuma muri Best Collaboration Song cyangwa se indirimbo ihuriweho n'abahanzi babiri harimo Beauty on Fire ya Brucemelody yakoranye na Joe Boy, harimo Delicious ya Filimo yakoranye na Neringabo, hariho Folomiana Chris Easy yakoranye na The Band ndetse na Kevin Kade, hariho Repeti ya DJ Benda na Desdora. Hanyuma ndiriho ni RV ya Neringabo ndetse na Platini. Hanyuma mu cyiciro cya album y'umwaka harimo Plant Love ya The Band, harimo Colorful Generation ya Brucemelody.